mpinduka zubaho. Sheri ngewe koko ubu ibiki kibazo nahuye nacyo nicyo wumva yuko nahinduye. Ya byezo nzitwazo z'ibyo ngiye ariko ubundi wagumanye imari yawe ubundi ni ibiki ubunye apa komana hari baki ari mba numva nawe guterura gukubita hasi ntukazamurire kamere hari igihe ngutekerezaho nkakuburira ifato warangiza ugaseka mbabaye. Ntabwo nsetse ahubwo mba ntekereza nkavuga ati se ni weho n'undi muntu baba barampinduriye. Sheri ntabwo uyu ari weho nzi nkeneye weho wa kera. Ninkubabaza uzabyihanganire ariko ndagusezeranya ko nzakubabaza. Ibyo ni isezerano kubera ko nawe nta kintu umariye muri ubu buzima nta na kimwe. Fisto cyane cyo kiba gikomanga aha injira sanga ari Fisto ndamwica. Ndi cyane surprise. Oh mega geta. Babe. Have a seat. Thank you, Dad. Just a minute. Reba ntabwo dushobora gukomeza kuganira ikiganiro twariho imbere y'umushyitsi ahubwo kandi niba nta n'icyo bigutwaye ngira ngo ibyiza ni uko waduha umwanya tukaganira twari dufitanye gahunda yo kuganira. Ushobora kumbwira umuntu uwo ari we? None se wowe ushobora kunyubaha warangiza ukigera mu cyumba ko nkeneye kuganira n'umushyitsi ntusubirishemo amagambo menshi. Urakoze. Cyusa wegera Imana cyane utazinjirirwa na Satani igatuma usenya. Bakunzi b'inzira y'umusarane bashuje umwereye hose mwaje ko nakango bita Cyusa akomeje kugenda babaza iribagize ndetse Cyusa akomeje kuba yagira imyitwarire idasanzwe imbere ya iribagize se none bigiye kuba byagira biteka ari benshi mubajwe n'uburyo Cyusa ari kwitwara ndetse mubonye kwango bita Cyusa atangiye kuba yakwereka iribagize yuko asige amuca inyuma se none bigiye kuba byagira biteka ngo bita iribagize agizaganiretse iribagiza ababajwe n'uburyo Cyusa ari kugenda mwitwara mu mise se none biraza kuba byagenda bite nimba ariko kwabajwe n'uburyo Cyusa ari kwitwara ndetse nimba ariko imyitwarire ya Cyusa yakubabaje ndagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubasha kuba wamubwira kugira ngo tweke ko nawe wifuza yuko Cyusa yahinduka kandi wifuza yuko Cyusa ibyo arimo byose yabireka cyane ko maje kubona kango bita Cyusa amaje kuba yazana incoreke ndetse iribagiza nawe akabyumva yuko Cyusa asige amuca inyuma ese none bigiye kuba byagenda biteka ari benshi musigara amatsiko ndetse kari benshi musigara mwazwe bigiye kuba byagenda ndetse angari benshi musigeye mu babajwe n'uburyo Cyusa ari kwitwara ndetse benshi mubabajwe n'imyitwarire ya Cyusa nimene ko wababajwe n'imyitwarire ya Cyusa ndetse ukababajwe n'uburyo Cyusa ari kwitwara muri no misi ndagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe umubwira kugira ngo tweke ko nawe yifuza yuko Cyusa yinuka ndetse Cyusa ibyo arimo byose yabireka ese none biraza kuba byagira bitekanga ibintu bigiye kuba byagenda no kuri film yacu igiye kuba yagira igihe cyane yuko mwamashe ko nakango bita rugemwe nawe byamucanze rugemwe yagize ubwoba ese none biraza kuba byagira biteka ibyo rugemwe bigiye kuba byarangira ndetse rugemwe byari kwigira byose ndetse n'ibyari kwikina byose abigiye kuba byamurangira ngira ngo bonye kwango bita Emile ndetse na Kamarade babashije kuba bakora gake ndetse Emile na Kamarade babashije kuba bagira gutyo ubundi bagatungurana cyane dore ko beshi mwishimiye uburyo Emile na Kamarade agashe babashije kuba bakora rugemwe ndetse na Fabiola akabashije kuba kabashimira ndetse beshi amakomeje kugenda mwandika muri comment muvuga ati Emile twakwishimiye Emile na Kamarade twabashimiye ibintu mwakoze ibintu byo bugabo ndetse mweretse rugemwe yuko nta mikino ndetse mwabashije kuba mwaha rugemwe isomo rikomeye cyane ese noneho biraza kuba byagenda bitekanga navuga ko bita rugemwe nabagiye kuba yakwihora ko navuga ko rugemwe nawe apanze kujya kwihora none biraza kuba byagenda bite nawe ufite amatsiko menshi nawe ukomeje kubaza kuntu bigiye kuba byagenda gusa angiye kuba
nakumara amatsiko kandi ngiye kuba nakubwira igiye kuba byakurikiye byose. Niba ugeze ahangaha bwa mbere nyaboneka nta kindi kintu usabwa no gukanda subscribe ubundi ukajya no muri comment ukagira ijambo rimwe ubwira cyusa cyangwa ukagira igitekerezo cyawe utanga kubera ko igitekerezo cyanyu kiradufasha cyane kandi igitekerezo cyanyu ni nk'ugukomeye cyane kuri twebwe. Nyaboneka rero ndagira ngo ugiye muri comment ugira ijambo rimwe ubasha kuba wagira gutyo ukabwira cyusa ndetse cyusa akabasha kuba yahinduka kuko ibintu cyose ari gukora ngira ngo benshi muri kubona katari byo ndetse benshi muri kubabazwa n'imyitwarire ya cyusa. Ese noneho bigiye kuba byagenda bitekanga navuga ko bita iribagiza agiye kuba yabona umutundi iribagiza abashe kuba yahumuka. Ese noneho cyusa azabigenza gute? Cyusa azabasha kuba yasaba imbabazi iribagiza dore ko mwabonye kanga bita iribagiza yabwiye cyusa ati ibintu urimo ntago bizi, ushobora kuba uri kwishura mu bintu utabizi ndetse ushobora kuba uri kwinjira satani utabizi. Ese noneho biraza kuba byagenda bite kwanga navuga ko bita iribagiza ari guca mu bintu bitoroshye ndetse iribagiza akomeje kuba yababazwa n'uburyo cyusa ari kwitwara imbere cyane kwanga navuga ko cyusa ibintu ari gukora atari byo ndetse benshi amukomeje kubabazwa n'ukuntu cyusa ari kugenda yitwara imbere y'iribagiza cyane kwanga cyusa ubundi yakabaye yagira gutya akereka iribagiza akamukorera ndetse cyusa yakabaye ari kwita kuri iribagiza nk'uko cyusa yabisezeranyije iribagiza umunsi iribagiza huma agira murabizi ko ngo uwita cyusa yafashe akaboko akabwira iribagiza ati ndagukunda kandi nzakubera amaso ntuzagire ikibazo kubera kutareba ngiwe ndareba nzabasha kuba nakubera amaso ndetse aho utazagira nzahakugerera. Ese noneho bizagenda gute kanga bita cyusa akomeje kugenda ahinduka cyane ndetse cyusa akomeje kuba yagira imyitwarire idasanzwe. Mbere ko nkomeza nkubwira gake kabashije kuba kagaragara muri no filime zirimo ndetse mbasha no kuba nakubwira ibintu byabashije kuba byaba ukuri are ndagira ngo umanzure be akagacurero undi tugaruke tuganira kuri no filime Inzira y'Umusaraba. Filime nyarwanda ku rundi rwego. Buri ngombwa kugenda ubwira abantu bose ko wanterenda. John M250 ikaba ibazaniye filime nziza cyane y'uruhererekane Kwihorera. Ni filime irimo abakinnyi b'ibyamamare mwakunze muri benshi. Ubwo rumeze uko nguko muryoshye gutya mufite n'umwana. Ibyishimo by'umuryango ni urubyaro, ariko umuryango wa Ben na Jojo ntago babashije kubona umwana. Iyo ubona utekereza ubona ngewe ntabishaka. Jojo kubera guhoza umugabo we ku nkeke, umugabo we yitabaje murumuna we nyuma y'igihe kirekire bari baramwirukanye mu rugo. Ben we nyizera ntari bikabisa. Ngewe gahunda ni uko ushaka kumfasha nkabona umwana. Wumva intero yiwe. Wibagirwe ko buri umuntu ugarutse aho yakomerekeye. It's time for revenge. Nyuma y'aho Ben yifashije murumuna we kugira ngo abone umwana, ibyo yatekerezaga nk'ibyishimo dore ngo bimubereye umwijima. Uri mugabo utabyara ushobora gusanga nabikora nabi mu buriri. Uzi impamvu n'uyu mwana atari wawe se? You signed those freaking papers waragurishije warishyuwe. Ariko amaraso aracyari ngewe. Christian ndakubaha hamurumuna w'umugabo wanjye byonyine bose ngenda gusuzugura byonyine, ariko ibindi birenze ibyo bigendera kure. Agasuzuguro ka murumuna wa Ben kari gutuma Jojo abaho yihebye. Igeragezo cy'akagahungu kaje muri izo n'undi akora ibanga ntabwo kubwira none niko baza ninde sindushobora no kuganira sindushobora no kuganira. Yewe Ben nawe washakaga umwana ubu ntagikeneye umwana dore uko ari guhoza umugore we ku nkeke ngo nakuremo inda y'amezi 6. Ese Jojo arayikuramo? ntabwo nari nzi ko nzongera kugaruka muri uru rugo kabisa. Naho si ugashoza ntambara Christian ngo ni murumuna wa Ben, ibyiwe birarangira bite? Amatsiko rero urayamarwa na seri iri guca kuri channel ya John M250 ni buri wa kabiri, uwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Link rero wayisanga muri comment section y'iyi film ugiye kureba. Wibuke kudusigira igitekerezo. Ibindi birenze ibyo bigendera kure. Okay, yes, ngayo nguko na gafilme keza cyane kagiye gutangira gucina mu minsi mike cyane. Nyaboneka nawe nyerukira ubashe kuba wakanda kuri subscribe kugira ngo umunsi yatangiye gusoka uzabashe kuba wayibona kandi uzayibone mu wambere ndetse ni filme nziza cyane ndetse igiye gutangira gucina mu minsi mike cyane. Nkomeje ko nakango bita rugemwa bya mucanze ndetse rugemwa afite ubwoba ndetse rugemwa ubonye kanga abana bamuhaye isomo rikomeye cyane Emile na Kamarade nta bintu by'imikino ndetse Emile na Kamarade babashije kwereka rugemwa yuko ukunere kukaguzi nayo ntumunere kungate yo kwikoreza akwita ikiburanyo. Rero uri kubona kanga bamwiretse yuko nta mikino ndetse bamutunguye cyane
ndetse bakamwereka yuko ibyo yakoze byose agomba kuba yabyishyura. Akeneye ko navuga ko Emile ndetse na Kamarade baje ahangaha kwa Rugimwa bafite gahunda yo kuba bakwicara Rugimwa, kubera ko bavuze ati kuba Rugimwa yagira gutya akajya muri gereza ubundi akaba yafungwa akajya imitungo ya leta ndetse akabasha no kuba yagira gutya akarya imisoro ya leta akajya imisoro y'abaturage, ntago bihagije. Rugimwa akwiye kuba yafagira ngo nyiko abaje ahangaha kwa Rugimwa bafite gahunda yo kuba bagira gutya bakicara Rugimwa gusa bikarangira ubita Fabiola ameze nkaho atabaye, ndetse Fabiola kuba yaje byatumye Rugimwa batamwica. Ese none bigiye kugera gute Emile na Kamarade bagiye kuba bakora iki ko twabonye kango bita Emile yabashije kuba yagira gutyo ubundi agacikana Anita, bigiye kuba byagenda bite? Ese ko tumaje kumva yuko aravugiye kuri telefone ari kuvugana na Fabiola akamubwira yuko ari kwa muganga, ndetse Emile na Kamarade nabo bamugize ubundi bakamukorera gashya, biraza kuba byagenda bite kangano no mugiye kubona kino filime yacu igiye kuba yaryo, ndetse beshi mugiye kuba mwatungwa cyane n'ibintu mugiye kubona mo, dore ko no filime yacu igiye gutangira kubagaragaza mu dushya twishi, ndetse abeshi mugiye kuba mwatungwa cyane n'ibintu mugiye kuba mwabonamo. Ese noneho biraza kuba byagenda bite kanga ibintu bigiye kuba byaryo none kino filime yacu igiye kuba yagira iryo cyane, dore ko kuri beshi muhora mwifuza ati dushaka kugira ngo tubone ino filime yagize ku musozo, dushaka kugira ngo tubone ino filime irangira ndetse tubashe kuba twashira amatsiko. Mugiye kubona yuko ahanga ibyo beshi mwifuzaga ndetse ibyo beshi mushaka kugira ngo mubone ndetse ibyo beshi mutegereje muri beshi, akaba ari mpamvu mukomeje kugenda muyireba, mugiye gutangira kubona muri episode zigiye kuza, mugiye gutangira kubona yuko ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane, ndetse beshi mugiye kutungwa cyane n'ibintu bigiye kuba mwabona muri ino filime zero musaraba. Nyamuneka rero nta kindi kintu ngusaba, ngiye tugiye kuba twakwigana ndetse tubashe no kuba twarebera hamwe, ndetse ambashe no kuba nababwira ibibasha kuba byabera muri ino filime igihe bari kuyikina. Ngiwe nta kindi kintu ngusaba, ni ikintu kimwe gusa, nyabuneka gerageza urebe aho hasi ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukandeho, nurangiza ugere muri comment ubashe kuba wagira ijambo rimwe utubwira kugira ngo utwereke yuko udukunda cyane kandi uri kumwe natwe 5 kuri 5, kandi wifuza kumenya ibigiye kuba byakurikira byose, kandi ukomeje kudukurikirana kubera ko ukunda ino filime zino musara, ukunda bizi ko ari beshi mufite amatsiko, ndetse ari beshi mushaka kugira mubone ibigiye kuba byakurikira, ndetse ari beshi mwasigaye muvuga ati ese bigiye kugenda gute? Ese ko twabonye ko Cyusa amajije kuzana inshoreke none biraza kuba byagera biteka, twamaje kubona kango bita Cyusa yari yamanje kubwirira bagize ati ibiri kubera ha byose ndetse nibyo ndi kugukorera byose uzagira undi muntu bibwira, uzaramuka wibwiye umuryango wanjye cyangwa ubibwire mama wanjye cyangwa ubibwire Sylvie, nge nawe uzabona ngiye wanyawe. Ese noneho biraza kuba byagera biteganga navuga ko bita Iribagiza none wagiye kuba yagiraga gakomeye cyane, none navuga ko Iribagiza agiye kuba yagira agahinda gakabije, ndetse ibintu Cyusa ari gukora nawe atari byo, dore ko wagira ngo Cyusa abana bamuroze, agira ngo sinzi niba mubona ko Cyusa ameze nkaho bamuroza abagore, ngira ngo namwe muri kugenda mubibona amambere yateye inda isimbi, wenda bemera nkaho bibayo nk'impanuka, gusa muri kubona ko ari kamere ya Cyusa, ndetse muri kubona ko ari kamere isanzwe iri muri Cyusa yo kuba yakunda abagore benshi. Ese noneho bizagenda bite ko navuga ko ibintu Cyusa ari gukora atari byo, ndetse Cyusa ari guhemuka ndetse no guhemukira Iribagiza nawe atisize, ari guhemukira n'umwana we, dore ko navuga ko Iribagiza atwite umwana wa Cyusa, rero kuba Iribagiza ari kugira gutya akababaza kuba Cyusa ari kugira gutya akababaza Iribagiza, navuga ko bari kujyana no ku mwana uri munda, ndetse umwana uri munda nayo bishobora kuba byamugiraho ingaruka. Ese noneho ibintu Cyusa ari gukora ni biki? Ese kubera iki Cyusa ari kubabaza Iribagiza? Ese Cyusa ni iki Iribagiza yaba yarakoreye Cyusa ku buryo Cyusa agira gutya akababaza Iribagiza, ndetse byaka kageni agira gufishe kwanga wita Iribagiza abashije Cyusa ati ese ni iki kiri gutuma unkorera ibi byose? Ni iki nagukoreye ngo mbashe kuba nagusaba imbabazi kugira ngo ukomeze kunkorera ibi ngibi kuri kumbabaza, ndetse warampaye isezerano umbwira yuko uzambera amaso, cyangwa amagambo wambwiye washe warayibagiwe? Agira ngo ngikango bita Iribagiza arafite agahinda kenshi, ndetse Iribagiza yari yababaye cyane. Ese noneho biraza kuba byagenda bite ko mwabonye kwangaha ibintu bikomeje kugenda biryoha ku rundi ruhande, amwamajije kubona kangaha ku rundi ruhande ibintu bimeze neza, ndetse bakomeje kugenda bishimana, ndetse bakomeje kubona ko ibyishimo byari byabarenze hagati ya Sylvie ndetse na Ruragirwa musaza Iribagiza. Angira ngo wabonaga yuko kangaha bari bishimye ndetse bari mu rukundo, ubona ko urukundo ruryoshye cyane, ubona ko bari kugenda babwirana utugambo twiza, abona yuko ari ibintu byiza cyane, ndetse bishimwe ari muri guseka muvuga ati mbega ibintu byiza, mbega ukuntu muberanye. Andabizi ko beshi ari byo mwagendaga muvuga, ndetse beshi mwagendaga mubitekereza, ndetse beshi muri kubareba mwagendaga museka bitewe n'ukuntu bari kugenda bitwara. Ese noneho biraza kugenda gute ko mubonye kwangaho ubita Sylvie abashe kuba yagira gutya akabasha kuba yaha imbabazi Kanyana, dore ko mubonye kwangaho bita Kanyana abashe kuba yaza gutya akabasuhuza ubundi akabasaba imbabazi, ababwira ko yashatse kuba yabagira nabi, gusa ashe kuba yasaba imbabazi. Ugitubona kanga Rurangirwa ndetse na Sylvie babashije kuba baha imbabazi Kanyana. Ese noneho izi imbabazi Kanyana asabye yabasikuye ku mutima, ko twabonye kwangaho bita Kanyana yari yaravuze ati uko biza
bizagenda kose ibintu Sylvain nkoreye sinzigira mbyibagirwa kandi Sylvain sinzigira mubara kandi nzabasha kuba natuma ibyo yankoreye byose abyishyura. Ese Sylvain kuba ese Kanyana kuba janga akabasha kuba yasaba imbabazi byaba ari kugira ngo agerageze kwibagiza Sylvain yuko yamutwariye umugabo cyangwa yamutwariye umuhungu yakundaga kugira ngo abashe kuba yabona uko abinjira ubundi abashe kuba yabagira nabi ndetse abashe no kuba yabatandukanye. Cyane yuko mwamaje kumva yuko hango bita Sylvain sorry wo bita Kanyana yabashe kuba yavuga ati uko byagenda kose Sylvain binankoreye sinzatuma abana na Rurangirwa. Ngira mwumvishe ko yagendaga bibwira mama kandi mwabonaga yuko yabivugaga afite umujinya ndetse anakomeje ubona ko ibintu ari kuvuga ari sereye cyane. Se none ukabashije kuba yasaba imbabazi, izi mbabazi zaba zivuye ku mutima we nawe ufite amatsiko menshi kandi ushobora kugira ngo urebe koko nimba izi mbabazi Kanyana abashije kuba yasaba koko nimba zisabye ari ibintu bimuvuyemo cyangwa ari kugira ngo abashe kuba yabiyoberanya ubundi abashe kuba yabinjira ubundi abone ukuntu abatandukanya. Ese none bizagenda gute ko bishi mufite amatsiko ndetse kari benshi bakoje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Cyane yuko mwamaje kubona kango bita Emile nawe yabashije kuba yatwara Anita. Ese none bizagenda gute ko twamaje kubona kango bita Emile yagize gutya kazanga kwa Rugingo ndetse akabasha kuba yagira gutya agafata Anita undi akamutwara. Bizagenda bite none akaka ibintu bigiye kujyana nuko navuga kango bita ari none uko agiye kubara nk'umusozi ko navuga kango bita ari bigiye kuba byamucanga none uko navuga ko ari ibyo yakoze byose ndetse nibyo ari byose akomeje kugenda akora byose bigiye kuba byarangira n'ubundi bidakunze. Cyane yuko navuga ko ahango bita Emile noneho agiye kuba yacikana Anita kandi navuga ko uyu nguyu bita aratazigira amenya hano bagiye. Ese none bigiye kugira ngo navuga ko ahango bita Emile ndetse na Kamarade ndetse n'umugore bagiye kuba bagira gutya bakimuka ku buryo ari cyangwa undi wese atazigira amenya hano bagiye. None biraza kuba byagenda bitese nawe wishimiye yuko Anita ndetse na Emile bajya kwibanira hano kure cyane. No shoko kuba wajya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo twike dukomeje kudukurikirana kandi wifuza kugira ngo umenye ukuri kose ndetse ushaka kugira ngo ushira amatsiko kuri ibi byose biri kugenda bigaragara muri no filime zero musarado dore ko navuga ko hangaha ibintu bigiye kuba byagira ugiye cyane ndetse bishi mugiye kuba mwatungwa cyane n'ibintu bigiye gutangira kubona muri no filime zero musarado dore ko navuga ko udushya tugiye gutangira kugaragaramo kandi ibintu bigiye kuba byaryo noneho hangaha ibintu bigiye kuba byagira bigiye cyane muri no filime inzira y'umusaraba. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Ese ko twamaje kubona kango bita Emile yamaje gucikana Anita bizamugwa amahoro bizabagwa amahoro bazabasha kuba bacika are dore ko twabonye kwango bita are nawe ameze nk'umusazi ndetse are akunda Anita wagira ngo yararozwe. Ese none bizagenda gute bizarangira gute kangaha ibintu bigiye kuba byagira bigiye cyane. Nyaboneka rero ndagira ngo tubashe kuba twakwigana ndetse tubashe no kuba twagenda tugana kandi bari kugana namwe ndagira ngo mujye muri comment ubundi mumbwire uko mubyumva kugira ngo ndibe ko turi kumwe kandi turi komeje kugenda tugana kuri no filime zero musara kuko abenshi mufite amatsiko benshi muri kwazo kuntu bigiye kugenda ahanga ndakeka benshi musobanukirwa ndetse benshi amatsiko agenda agabanyuka kubera yuko ahanga ndaza nkababwira buri kimwe cyose cyabashije kuba cyagaragaramo muri no filime zero musara cyane yuko akenshi ino filime zero musara aba yiri gukinwa mba mpari ndi kureba ukuntu ibintu bimeze. Urumva rero nta na kimwe mba ntaziro. Nyaboneka rero nawe ushaka kugira ngo uzajye udukurikirana kandi buri video yose dushyizeho uzajye ubasha kuyibona. Icyo usabwa nta kindi no kugerageza ukaba umwe mu banyamuryango bacu kandi kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda twibana kandi tujye dukomeza kugenda tugana kuri no filime inzira y'umusaraba. Rero nyaboneka amaminsi mike nagira nkubwire yuko angiye kuba nakwerekeza ahantu bakina ino filime inzira y'umusaraba dore ko benshi mu bibazo ahantu bakina ndetse benshi mufite amatsiko kugira ngo murebe ahantu ino filime inzira y'umusaraba ibasha kuba yakinirwa. Gusa ndagira ngo ubashe kuba waba umwe mu banyamuryango bacu kugira ngo uzabashe kuba wamenye ndetse uzabashe kuba wagira byinshi umenya kuri abantu bakina ino filime inzira y'umusaraba. Cyane yuko benshi mwagendaga mubaza muvuga ati ese Anita ndetse na Emile barakundana koko cyangwa ni ibya filime ko tubona yuko bari gukina ari ibintu babi barimo atari ibintu bashakisha nk'imikino ahubwo ari ibintu bibarimo gukundana. Ese n'ubusanzwe barakundana ko tukunda kubona amapranka yabo ubundi barakundana. Ese ubundi byinshi mugenda mwibaza ndetse n'ibindi ntabashije kuba navuga ndagira ngo ubashe kuba wakanda kuri iyo buto yanditseho subscribe aho hasi kugira ngo umunsi twabasuye tukabasha kuba twabaganiza nawe uzagira byinshi ubamenye ndetse uzabasha no kumenya ukuri ndetse uzabasha no kumenya niba koko bakundana cyangwa badakundana ndetse uzabasha no kumenya impamvu ino filime yakinwe uwayanditse ndetse n'impamvu nyabukuru yatumye ino filime bayikina muri buno buryo kuko nawe ugiye kuba wabona ko ibintu bigiye kuryoha ndetse ugiye kuba wabona ko hanga bita Rugemwa nawe bigiye kuba byaranyana n'abitse Rugemwa agiye kuba yajyanwa mu rukiko dore ko ari benshi mwifuza kubona Rugemwa afungwa ndetse ari benshi mwifuza kubona Rugemwa ajyanwa muri gereza. Ese Rugemwa uri kumva kwe kuba yajyanwa muri gereza undaganirwa ibya byose yakoze. Ese niba wumva ko Rugemwa kwe kuba yajyanwa muri gereza urumva kwe kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza nojo kuba wajya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo tweke ko nawe wifuza yuko Rugemwa ibyo byose byarangira kandi Rugemwa yajyanwa muri gereza undaganirwa ibya byose yakoze. Cyane ko mwabonye ko Rugemwa nta kiza ndetse Rugemwa ari ubugome mu bikene kandi Rugemwa nta gahunda afite yo kuba yakwiyana ngo abashe kuba yareka ubugome. Adore ko mwamaje kumva ko Rugemwa ari gupanga kuba yashaka abicanyi wundi
akajya gutwika inzu yo kwa Emile kugira ngo babashe kuba bagira gutya rugemwe babashe kuba yakwihora. Yumvaga yuko yatuma uriya mwicanyi wundi akagenda agatwika inzu yo kwa Emile. Gusa ngo ko no mwicanyi nawe yagize ubwo agatinya kibara kubona ibintu hanga bita Emile ndetse na Kamade babashije kuba bakorera rugemwe, ndetse akimana no kumva ukuntu Fabiola bamugize nawe yese agira ubwo aravuga ati abo bantu sinabitereza, abo sinabishoramo kuko abantu bakugize gutya kandi nawo ngana gutya ndabatinye cyane kandi sinajye nyine kuko kubera ko kugiye ngiye nyine byaba bimeze nkaho ari ukwiyahura. Ese nawe ni kubona kwishura kuri Emile ndetse na Kamade byaba bimeze nko kwiyahura, dore ko navuga kango bita Fabiola we byamucenze, ndetse Fabiola bikamurenga akabona yuko Emile ndetse na Kamade atari abantu, akavuga ati aba ntago ari abantu kuko abantu tema ntibapfe, sinzi niba koko abo bantu babaho. Ese noneho biraza kuba byagenda bite ko navuga ko Imana ikomeje kuba yashyigikira Emile ndetse na Anita, ndetse mwakomeje kubona ko Imana yagiye irinda Emile ndetse na Kamade. Niba ariko kumva yuko Imana yaragiye irinda Emile na Kamade ukaba wumva yuko ari Imana yabikoze, ndagira ngo bashe kuba bagira gutyo ukajya muri comment ubundi kandikamo amen amen kugira ngo tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana izagoma gushyigikira Anita ndetse na Emile ubundi bakibana ndetse bakibanira mu mahoro. Ndetse noneho biraza kuba abyiyagira twikomereje ngamajije kubona yuko angaha ibintu bikomeje kuba byahindura isura kandi bishimye komeje kugenda mugira amatsiko mwibaza koko nimba umwana wa Isimbi azibwa cyangwa Imana izarinda umwana wa Isimbi. Gusa ndagira mbabwire kwanga Isimbi yagiye kuba yagiragenda gakombe ndetse Isimbi agiye kuba yarira bidasanzwe, dore ko navuga ko Isimbi agiye kuba yagira gutyo ubundi akabura umwana we. Ese noneho bizagenda gute Isimbi naramuka abuze umwana we, bizagenda gute? Ese Isimbi nabura umwana wazabasha kuba yamubona, dore ko yamaje kubona ko n'umugabo ngo ni shitani yamaje kuba yapanga kugira gutya akiba umwana wa Isimbi. Ese bizagenda gute akumwe amaje kubona ko uno mugore washe kuba wacumbikira Isimbi yabashe kuba yabwira Isimbi ati ntukagira ahantu ujyana uno mwana ahantu ngaho ngaho ntukajyane umwana cyane. Yuko navuga ko impamvu no mugore wagize gutya agafasha Isimbi ubundi akamucumbikira ameze nk'ari gushaka kubwiriza Isimbi kuramubwira turi mugabo wanjye ntago ari umugabo mwiza, ntago akwifuriza ikiza, ntago umwana wamwifuriza ikiza ashaka kuba yamwiba. Gusa akaburuka yimubwira kubera ko umugabo yaramubujije amubwira ati nuramuka ubivuze nzakwiyicana nawe nzakwica. No kumubwiye yuko nshaka kuba nagira gutya nkiba uriya mwana we nawe nzakwica. Navuga ko uno mugore ari kugerageza kuba yarinda umwana wa Isimbi, gusa urumva ko ari ibintu bigoye cyane kuba yarinda umwana wa Isimbi. Agusabisha kuba mukomeje kwibaza muvuga ati umwana wa Isimbi bizagenda gute? Ese twamaje kubona ko shitani akomeje gupanga kugira gutya agatwara umwana wa Isimbi ubundi akajya kuba yamugurisha hanze. Cyane yuko mwaje kumva ko no mugabo ni shitani akora human traffic akora human traffic kuba yacuza abantu abana batoya b'impinja. Umva ko rero atari ibintu byiza cyane, ndetse ari ibintu bibi cyane akomeje kuba yakora, ndetse bishobora no kuba byateza ikibazo ku mwana wa Isimbi. Umwana wa Isimbi nawe akabasha kuba yakwiga, cyane yuko mwamaje kumva yuko yamaje gupanga kumwiba. Ese bizagenda gute umwana wa Isimbi azabasha kuba yakwibwa? Urumva ko noneho ngaha ibintu bikomeje kuba byajya kandi bishimye. Ugiye kuba mwabonamo udushya tugiye kuza dutandukanye muri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ahangaha hari ibintu bigiye kuba byaryohera. Nyaboneka rero mbere yuko nsanagira amazi nkwisabira akantu gatoya cyane, nyaboneka nimba koko nawe ukunda ino filime Inzira y'Umusaraba kandi ukaba ukomeje kugenda ushaka kugira ngo umenye ikigiye kuba cyakurikiyeho byose, kandi ukaba wifuza kugira ngo ujye ubana natwe tubashe kuba twakubwira buri kimwe cyose kandi tubashe kuba twazanga ngo tuganire, nta kindi kintu ngusaba ni ikintu kimwe gusa nyaboneka, ni ukugerageza ukareba kuri iyo butiri aho hasi subscribe ubundi ukayikanda, ubundi ibintu bikakomeza kugenda bigenda neza, kandi nanjye nkakomeza kugenda bashimira cyane kuko bagenda bakanda subscribe ndabashimiye, ndetse n'abatari bayikanda mugerageze muyikande kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi muri ino filime Inzira y'Umusaraba, tumenya n'amateka y'ibigiye kuba byakurikiyeho, ndetse tumenya n'impamvu ino filime ibasha kuba yakinwa. Babwira ati ndabakunda cyane kandi mbaza ku mutima. Ciao ciao.